mbonereho no kubwira abantu batinyishwa no kuvuga ngo imiryango yaranyanze. Oya, ibyo ntibyongere kugutera ubwoba. Nabonye aho imiryango ijya yanga umuntu, uzava muri igikoresho cyayo, uzava mufite ubuhamya, uzava mubwira abantu Imana wamenye, uzava mubwira abantu Imana itabara, uzava mubwira abantu Imana ikora ibikomeye. Abarozi barakuroza, baratangiriye umugisha wawe. Ariko ese iyi ni ya Mana yavuganye nanjye kwizama perime? Niyo yavuganye nawe. Ndimo nkubwira ngo niyo yavuganye nawe. Imikorere y'Imana itandukanye n'imikorere yacu. Imana itwereka ibyiza, ariko ikaduhisha ibikombe tuzanyuramo. Kuko iyo saha ngiye kubona mbona urushinge rwari ruri muri 5:49. Urumva haburaga iminota 11 ngo urushinge rugere. Bihanganire rura rushinge, urushinge rugere muri 6:00. Iyo urushinge rugeze muri 6:00, niba twari amidi, tuba tugeze apremidi. Ni umuntu ufite amaso y'umwuka, ariko umuntu ufite gutekereza, umuntu ufite ubwenge bujera ibintu bukamanaginga iki gihe kirerekana ko tugeze mu bihe bigoye. Ngo niba uri gusiganwa n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, none ko tugiye kugera mu gihe cyo gusiganwa n'amafarashi, uzabigenza ute? Ibyo turi kubona none ni imyariro, ejo hazaza ibirutaho. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye. Uwiteka, we waremye ijuru n'isi, uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Nukuri umuntu wese wiringiye izina ryawe, umuntu wese nukuri wizeye izina ryawe, naho yababara, naho yahura n'ibigeragezo, naho yahura n'ibimutsikamira, ariko ijambo ryawe rivuga ko nta muntu ugutegereje uzakorwa n'isoni. Ngeze hano Mwami Imana Nyiringabo, muri ubu butayu, kandi icyo twamenye neza, Mwami Yesu Kristo wajyaga wiherera ukazamuka n'ubundi uriya musozi wa Elayono, ukagenda ukiherera mu butayu, nukuri ugasenga. Nanjye nzanywe no gusengera ukwezi kwa 6, kandi nzanywe no gusengera abantu bawe. Birakwiriye ko abo bantu Mwami tubabera umugisha, birakwiriye ko abo bantu Mwami Uwiteka isengesho ryacu Mwami rihindura byinshi ku buzima bwabo. Mana Nyiringabo Jehova, nukuri hari abananiwe, hari abashavuye kubera ibigeragezo barimo. Mwami, hari abibaza ngo mbese ibiherezo ry'ibi rizarangira ryari? Hari ababuze urubyaro, hari ababuze akazi, hari ababuze Mwami Imana icyerekezo cy'ubuzima. Mwami Uwiteka, buri muntu wese urazi bimubangamiye, ariko ndaha muri ubu butayu unyumvira Uwiteka nkuko wumviraga umwana wawe, aba ariko nanjye unyumvira mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe. Mwami, twaramwizeye kandi twemeye kugera ikirenge muke. Mwami, nukuri tubabazwa kubwe, tukageragezwa kubwe, ariko tukihangana. Niyo mpamvu nanjye senze kugira ngo unyumvire, kandi gahunda zose ziri bukorerwa ahangaha Mwami Imana Nyiringabo, nukuri ziyoborwe n'umwuka wawe wera. Urakoze Mana, ndagushimye kuko uri Imana imora bugufi, ntabwo ujya untererana, ntabwo uri kure yanjye, ahubwo unyitayeho kandi witaye no ku bantu bawe. Ngaho ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeze biganze, ni mu izina rya Yesu, amen. Turabashuhuje bene data, nshuti z'umusaraba, aho muherereye hose, Imana yacu ibahe umugisha. Ku batanzi, amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkaba n'umuhanuzi nk'uko Imana yabishatse. Ibyo ntago ari byo ngewe nirata, ahubwo
ikintu njya mbwira abantu dukwiriye kwirata nuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hari korali yaririmbye ndayikunda, irarimba ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ngo ndashaka yuko mwami ubimishurira. Hano muri iyi si hari amahirwe menshi, hari amahirwe yo gutunga amafaranga, hari amahirwe yo gutunga amamodokari, hari amahirwe yo kwiga, hari amahirwe aratandukanye. Ariko ayo mahirwe yose nta mahirwe twagereranya no kuba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana rero ishimwe cyane kubw'uyu mwanya nazindutse imbere y'Imana senga, ariko numva biri ngombwa yuko ubwoko bw'Imana nabusengera, kandi numva hari n'ijambo umwuka w'Imana amishuriye kugira ngo iryo jambo ndigeze ku bwoko bw'Imana. Ni ijambo riri hano mu gitabo cy'umugaragu w'Imana Yobu, igice cya 23 murongo waho wa 10. Haranditswe ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi turabizi yuko bari mu bigeragezo, bari mu bibagoye. Turabizi yuko hari abantu basenga bagategereza ibisubizo bakabibura, bamwe bakarambirwa bakabivamo, bakavuga bati menya iyi Mana dusenga, umenya hari itumva amasengesho yacu. Ariko ntabwo ariko bimeze. Burya Imana izi nzira unyuramo, aho ugeragerezwa hose Imana irahazi. Niba uri kugeragerezwa mu nzira yo kuba warabuze urubyaro, iyo nzira Imana irayizi. Niba uri kugeragerezwa mu nzira y'ubukene, Imana irayizi. Niba uri kugeragerezwa mu nzira y'amadeni, Imana irayizi. Niba uri kugeragerezwa mu nzira y'uko imiryango yakwanze, Imana irayizi. Niba uri kugeragerezwa mu nzira n'ubundi yuko abana babuze ubwenge mu ishuri, iyo nzira Imana irayizi. Niba uri kugeragerezwa mu nzira y'uko abana bagusuzugura, iyo nzira Imana irayizi. Niba uri kugeragerezwa mu nzira y'uko ababyeyi bawe bakugize igicibwa kandi barakubyaye, iyo nzira Imana irayizi. Mbonereho no kubwira abantu batinyishwa no kuvuga ngo imiryango yaranyanze. Oya, ibyo ntibyongere kugutera ubwoba. Nabonye aho imiryango ijya yanga umuntu, ariko Imana ikagenda igaterura indi miryango hirya no hino, ikaguha ababyeyi. Niba uri umugabo ikaguha abashiki bawe, ikaguha ba petit frere na ba grand frere. Imana ikaguha umuryango mugari, kandi wa muryango Imana iguhaye ukaba umuryango ugukunda, ukugirira umumaro. Imana ishimwe. Haleluya. Twagiye tubona Imana mu buryo butandukanye. Imana ikaduha ba mama, ikaduha bakuru bacu, ikaduha abashiki bacu. Ayiwe, niyo mpamvu hari igihe njya ngera nkavuga ngo iyi Mana nta kuntu nabona nayivuga. Kandi ibyo byose yagiye bidusezeranya. Reka kwiheba ngo imiryango yakuvuyeho, reka kwiheba ngo inshuti zarakwanze. Muririmbyi yararimbye wa 15 mu Gakiza, ararimba ngo mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushywa n'abantu, twizera Imana yacu. Hasigaye umwanya muto, izuba rikarasa. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uhereye none wirinde kuvuga ngo abantu barakwanze. Buriya ikintu gikomeye cyane
ni ukwangwa n'Imana ikakugira igicibwa mu muryango w'abantu bayo. Imana nikwanga uzavuga uti ngushije ishyano, kuko nasanze Imana yabyariye Hagari. Uzi yuko abo musengana banaciriritse bakwanga, Imana ikaguhuza n'abantu b'i Burayi, ikaguhuza n'abantu bo muri Amerika, ndetse bakugirira umumaro kubera imbaraga zayo. Turi ku ijambo rivuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza, haleluya, nzavamo meze nk'izahabu. Buriya izahabu na n'uyu mwanya ushobora kureba ugasanga hari umuntu wabayeho akarinda saza atarabona ku zahabu. Ubajije abantu ngo mbese imbona nkubone wabonye ku izahabu, abantu bakubwira ko bayibonyeho ni bakeya. Ariko izahabu ni ibuye rifite agaciro, agaciro kari hejuru ya korota, kari hejuru ya gasegreti, kari hejuru ya wolframu, kari hejuru y'andi mabuye. Zahabu ni ibuye rihenze cyane, ni ibuye rifite agaciro, n'akantu gato cyane kaba gafite agaciro. Ariko ngo nimara kukugerageza uzavamo umeze nk'izahabu, uzava muri igikoresho cyayo, uzavamo ufite ubuhamya, uzavamo ubwira abantu Imana wamenye, uzavamo ubwira abantu Imana itabara, uzavamo ubwira abantu Imana ikora ibikomeye. Abarozi barakuroza, baratangiriye umugisha wawe, ariko kamenagura izo mbaraga, umugisha wawe kawuguhereza. Haleluya. Ahantu nahazindutse kubera yuko mu bihe byatambutse nahageze bwa mbere Imana ivugana nanjye, hari muri 2020, hari muri covid. Icyo gihe ndaza n'ubundi sinari imazi, umuntu aranzana ati tujye gusengera hanaha. Mageze Imana ivugana nanjye ibintu bikomeye. Niho yampaye isezerano, irambwira ngo akanwa kawe ngashyizemwe amagambo yanjye, kandi nkugize umuhanuzi uzahanurira amahanga. Muri iki gitondo numva maswe no kuzinduka, haleluya, maswe no kuzindukira imbere y'Imana, kubwira Imana ngo hahandi wavuganiye nanjye. Narahageze, hari imbaga y'abantu benshi bari barimo basenga, bama n'umwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana. Ndibuka nigisha ijambo ry'Imana yo mu gitabo cyo kubara igice cya 11 umurongo wa 23. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abaza Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi ngo none uyu munsi urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Ndashima Imana yuko rero n'iri sezerano yahamereye ryasohoye, kuko ubu butumwa ndi gutambutsa ntago buzareba abanyarwanda gusa, abari muri Amerika bazabureba, abari i Burayi babubone, abari mu bihugu bitandukanye babubone. Urumva yuko rero iki Imana yambwiriye aha ngaha n'ubundi ntabwo Imana igibeshye, ibyo yambwiriye aha ngaha birimo birasohora. Haleluya. Kandi icyo gihe nta cyerekezo cy'ubuzima nabonaga n'ubundi nzira zose zifunzwe. Turashimira Imana yuko rero ari Imana isezeranye igasohoza. Haleluya. Izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Haleluya. Imana irimo irakugerageza, irimo igushakamo. Hari uwavuze ngo igucunda, igushakamwe amavuta. Hari ukuntu abantu bacundaga amata, ndabizi nabibonyeho, bagacunda amata bakayacunda, ariko ya mata bari gucunda hakaza kuvamwe amavuta. Kandi ya mavuta urumva, niba hari amata bacunze bagakuramwe amavuta afite agaciro, bagakuramwe amavuta azavura abantu, kuko amavuta y'inka rimwe na rimwe ajya n'umuti, bagakuramwe amavuta afite agaciro. Imana yacu ni ishimwe cyane, igucunda, igushakamo iki? Igushakamo amavuta. Ariko ndimo nkubwira ngo izi nzira unyuramo nimara kukugerageza uzavamo umeze nk'izahabu. Uyu Yobu niwe wavuze iri jambo, arivuga ari mu kaga gakomeye, arivuga ari mu bigeragezo, arivuga n'ubundi bitamworoheye, uburwayi bwari bumukomereye. Imana yacu ni ishimwe cyane. Arivuga inshuti zaramuvuyeho, arivuga
abantu baramwanze, arivuga umubiri wari ibisebe gusa, ariko agira kwizera, aravuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. ni koko amahirwe yawe yagiye yanga, wagiye kudepoza mu kazi ngo urebe yuko n'ubundi wabona akazi biranga, yewe wagiye mu kizamini cya perime, ubwa mbere uratsindwa n'ubwa kabiri uratsindwa, inshuro zimaze kuba 5, uribaza uti ese iyi ni ya Mana yavuganye nanjye kwizama perime? Niyo yavuganye nawe, ndimo nkubwira ngo niyo yavuganye nawe. Imikorere y'Imana itandukanye n'imikorere yacu. Imana itwereka ibyiza ariko ikaduhisha ibikombe tuzanyuramo, kubera yuko izi ntege nkeya zacu, izi yuko ikubwiye ngo imbere gatoya uzahura n'ibizagutsikamira, izi yuko n'ubundi wahita utenebuka ukavuga uti Imana igihe nageragerejwe ni kirekire. Niyo mpamvu Imana ikwereka ufite perime yawe, Imana ikakwereka uri mu kazi, cyangwa se ikakubwira uri mu kazi, ikakubwira yuko ikugiriye neza, ariko wagerageza amahirwe ukabona biranze. Tegereza urushinge. Naje kujya mwiyerekwa mbona isaha imbere yanjye, ariko iyo saha ngiye kubona mbona urushinge rwari ruri muri 5:49. Urumva haburaga iminota 11 ngo urushinge rugere muri 6:00. Ijwi ry'Imana rira noneho nabonaga hari abantu bari mu basa nk'abari mu marushanwa, ariko nkabona buri muntu wese asa nk'aho ari gushaka kurushanwa na mugenzi we. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo bwira bari abantu bihanganire rura rushinge, urushinge rugere muri 6:00. Iyo urushinge rugeze muri 6:00, niba twari amidi tuba tugeze apremidi, niba twari mu gitondo nyine urumva tuba dufashe igihe cy'umugoroba. Imana irambwira ngo bwira abantu bihanganire gutegereza urushinge rw'Imana rugere mu murongo warwo. Hari ukuntu abacuruzi bapima ibintu, bagapima ku munzani. Niba umuntu ari gupima ibiro 3 by'umuceri, bya biro 3 agashyira ku munzani, noneho urushinge rukaba rutari muri 3 neza, rukaba ruri muri 2 n'inusu n'irobo. Uri kubigura ntabwo yakwishyura udashyizeho iryo robo ngo urushinge rugeremo neza muri 3. Niyo mpamvu Data wa twese arashaka yuko n'ubundi wihangana, ariko ugategereza isaha y'Imana, ugategereza urushinge rw'Imana rukagera mu murongo neza. Tugeze mu bihe bikomeye cyane, uretse wenda abantu bahumye nibo batabibona, ariko umuntu ufite amaso y'umwuka, ariko umuntu ufite gutekereza, umuntu ufite ubwenge bujera ibintu bukamanaginga iki gihe kirerekana ko tugeze mu bihe bigoye. Iki gihe kirerekana yuko iyi minsi turimo ari iminsi ikomeye. Niyo mpamvu Data wa twese yambwiye ngo mbwira abantu bamenye kwiyitaho. Ubundi hari umuntu umwe wigeze avuga ngo abantu baravuga ngo ndiyemera, arangije aravuga ngo none nutiyemera ninde uzakwemera? Nutiyitaho nicyo shatse kuvuga, ninde uzakwitaho? Iki ni igihe ukwiriye guhaguruka, wagenda ukajya mu cyumba cyawe ukihererana n'Imana ugasenga, ariko nibura ukagira communication n'Imana, kuko igihe turimo kiragenda cyerekana yuko mu bihe bizaza n'ubundi ibi bintu by'akavuyo, ibi bintu by'ikivunge, ibi bintu byakirabaye ntabwo Imana ibishaka. Imana irashaka yuko umenya kugenda wakwiyicarira nk'ara mu gashyamba ugasenga, ariko utari muri kirabaye, utari mu kivunge cy'abantu benshi. Ngiki Imana ishaka. Iyi minsi iragoye kandi n'ukuri. Hari ijambo nasomye rivuga ngo none
ngo niba usiganywe, ngo niba uri gusiganwa n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, none ko tugiye kugera mu gihe cyo gusiganwa n'amafarashi uzabigenza ute? Ibyo turi kubona none ni imyariro, ejo hazaza ibirutaho. Bene data, muneze amatwi, abafite amatwi nimwumve icyo umwuka abwira amatorero. Ibi bintu byo kugenda muri kirabaye muri korari, njyewe muri groupe, ibi bintu by'ikivunge Imana rega yarabyanze, nuko abantu batabimenya. Ntago mvuze ngo uve muri korari, ba muri korari ariko umenye kwisengera, ba muri korari umenye kwita ku bugingo bwawe, ba muri korari ariko umenye igihe turi gukoreramo uko kimeze. Ube pasiteri ariko umenye yuko ukwiriye kwiyitaho. Ube umushumba uragiye inama ariko umenye ko iki gihe turi gukoreramo kigoye. Nukuri ndagira ngo nkubwire ngo niba abantu barajyaga mu nsengero bakirukira mu nsengero hirya no hino, bageramo twajyaga tubibona, ibisambo bikaza biti rwose ndihanye, ugasanga umuntu yaramaze amatungo y'abandi yarayogoje ikaritsiye, ari umujura, ari igisambo, ari indaya, ukabona baje bihana bari kurira. Ariko uyu munsi urusengero wajyagamo rukaba rufunzwe. Umenye yuko iki gihe kitatworoheye. Abaririmbyi babivuze neza, hari umugabo witwa Varisiti Hakizimana ni waririmbye ngo tugeze mu gihe kibi. Pawulo yavuze iki ni igihe Daniel cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel mu bice 11. Niho harimo ijambo yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Bene data, iminsi turimo iragoye, hirya no hino ni intambara. Ibyo Yesu yarabivuze, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibyo Yesu yarabivuze, hazaba imishyitsi, imitingito hirya no hino. Ibyo Yesu yarabivuze, hazaba imuhazi intambara. Ibyo Yesu yarabivuze, hazaba ibintu bigenda bigaragaza impinduka ikomeye. Ibi byose tugenda tubibona nkuko Yesu yabivuze. Ariko Yesu abivuga yararimo avuga yuko nimubona ibyo byose bibaye muzamenye yuko kugaruka k'umwana w'umuntu kwegereje. Ndagira ngo mbabwire ngo mubyemere cyangwa mwere kubyemera, ariko Yesu ari bugufi kugaruka, kandi ubwo agiye kugaruka azitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Tekereza, wishyire ku munzani, urebe uvuga uti magaze gute. Ngiye gusenga Imana, ariko iyi message Imana yarishimye yuko nyitambutse kugira ngo ikugereho. Ngiye gusenga Imana, ariko wowe uri kugeragezwa, umenye neza yuko Imana izi nzira unyuramo. Kandi ikindi, wowe wasubiye inyuma ukava mu buntu bw'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo wiyiteho, urebe ukuntu wakiza ubugingo bwawe. Iki ni igihe gikomeye, ariko ntabwo Imana ishaka ko wazarimbuka. Koresha ibishoboka byose wasenga Imana huri no mu nzira turasenga bigakunda. Nababwiye ukuntu nageze Nyabugogo, hari i Kigali ndasenga, kandi Imana ivugana nanjye, kandi numva ko Imana ivuganye nanjye. Rimwe na rimwe hariho n'igihe tuzenguruka umujyi, tukazenguruka umujyi turi gusenga, ukagenda mu muhanda. Nababwiye ukuntu nageze i Kigali, numva ngize ishyaka ryo gusenga, mfata telefoni nyishyira ku gutwi nkaho ndi kuvugana n'abantu, ariko njyewe ndi kwisengera Imana, ndi gutelefona mu gihugu cy'ijuru, kandi Imana ibana nanjye. Numva yuko ngize ibihe byiza hariya mu muhanda w'i Kigali ndimo nigendera. Ubwo bwenge ni Imana ibutanga, nawe Imana iguha ubwenge. Imana iguha ubwenge
kuko abantu benshi bagushijwe ngo nuko isengero bazifunze, ariko Imana iguha ubwenge bwo kumenya kubana nayo mu gihe isengero zifunzwe. Imana iguha ubwenge bwo kumenya kubana nayo mu gihe n'ubundi ya gurupe bitemerewe gusenga. Itegeko rya leta ryasohotse ejo bundi rivuga yuko abantu basengera mu ngo nibafatwa bazishyura miliyoni 2, nyirinzu wararitse abo bantu akishyura miliyoni 1, zikaba miliyoni 3. Murumva byoroshye? Imana itaguhaye ubwenge, uru rugendo wazarugwamo, ubu butayu wazabugwamo, ariko Imana iguha ubwenge mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe ryatubwiye ngo ni wowe uzi inzira tunyuramo, aho tugeragerezwa hose urahazi, ariko ngo nituvamo tuzavamo tumeze nk'izahabu. Rengera abantu bawe, abageragezwa ni benshi, ariko ndabasengeye mu izina rya Yesu. Sengeye inshuti, sengeye abavandimwe, hari abarwayi, hari ababuze urubyaro, hari ababuze akazi, hari ababuze ibyo kurya, hari abari gusohorwa mu mazu. Mana, iyi si irimo iratugerageza, abari mu bihe by'intambara. Mana, buri muntu wese umugirire neza, uwizeye izina ryawe wese abona impinduka ikomeye muri iki gihe cya none. Aha ni handi wavuganiye nanjye Mana, uvuga yuko Mana ungize umuhanuzi uhanurira amahanga. Mwami, ushyize amagambo yawe mu kanwa kanjye, amagambo yawe rero Mwami washyize mu kanwa kanjye niyo mbwiye abantu bawe agende agirire umumaro abantu bawe aho bari hose, kandi Mwami Imana Nyiringabo azakiza ubugingo bwa benshi. Urakoze, ndagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen.